none bagiye kuvuga hari n'urubindi runini bita igitaro cyangwa agasovu bajya bataramo urwagwa bamwe barabizi nacyo twe twakiguza ari gishya ubwo twateye amashyiga tumaze gutera amashyiga bisanzwe dufatisha inkwi nazo nari nazishatse nyinshi noneho cya kindi kimaze gufatwa neza ubwo ninjiye mu mabanga nyirizina yego yo kugira ngo nasobanukirwe neza biriya bintu kuko ubundi mu bigaragara abarwayi bagiye kwivuzayo babereka ibyiza ariko ntabwo bajya bishura amabanga birindani ntibabimenye ntibajya bamenya iby'indani ntibajya bamenya amabanga yihishemo aho ngaho yego noneho rero ubwo dutera amashyiga duterekaho cya kibindi baracana cya kibindi kiratura kiratukura yego yinjiye mu mabanga harimo amazi cyari ikibindi gusa cyari vide nta kintu cyari gishya nta kumwe batwika inkono nta kindi kintu cyakoze noneho ubwo barambwira agiye n'umugore tugiye gushingirwa ivuriro bari bantegetse no gushaka n'agashwi gato cyane noneho dufata ka gashwi aba ari kazima k'inkoko tugahurizaho ibiganza mu munwa cya kibindi cyatukuye uko muri batandatu oya yewe n'umugore twe tugiye gushingirwa ivuriro mwe mugiye guhabwa ivuriro noneho wa wundi waje kudushingira ivuriro afata ishoka yasibiti bumva abantu bose bayizi ayitugera ku gakanu abara inshuro 10 avuga ngo ni igihango duhanye kutazatumenera amabanga yego byumvikana ko ayo mabanga nituyamena iyo shoka izagira gute izaba kubita cya gikani kagice nibyo ngibyo izatwahuranye ariko urayamenye mu izina rya Yesu ariko mu izina rya Yesu ndayamenye kuko nzi neza ko mfite uburinzi bukomeye buruta ubwabo ngabo buruta ubwabo ndetse n'ibindi byose bigaragara yego n'ibitagaragara ari we Yesu Kristo amen noneho ubwo amaze kubara izo nshuro aravuga ngo murekure ka gashwi twara kari kwikubita muri cya kibindi kahise gashirira burundu noneho noneho iyo bagushandaga cyangwa iyo bagutsirika bavuga ngo tugushandaza umucwezi kandi nawe ku mucwezi ari umwe ari izina rimwe muri baba dayimoni buno bako ngo bacwezi ari abana babarangi ngo tugushandaza umucwezi ni ukuvuga ngo rero n'umuntu ukize uvuyeyo abagaragara ko akize ariko batahukanye umudayimoni no kubana nawe igihe cyose nicyo gituma abantu bagiye kwivuzayo abaniza amatwi mu byumva bivuga yuko umuntu wagiye kwivuzayo atajya avayo burundu ahubwo ashaka kuvayo ariko yashaka kurangara bagahita bamukubita nk'akantu ko kumukanga akagaruka yirukanka aza kubaza ati byacitse ni uko umuntu wabaye mu badayimoni b'abarangi ameze ntabwo ajya avayo burundu nk'uko natwe abakristo tudasiba gusenga Imana bafatishije iby'ubukristo nta kuvamo yego ni nk'uko nabo wagiye mu barangi nawe atabavamo uretse yagiriwe ubuntu nk'ubwo nagiriwe ubundi ubusanzwe niwe umukobwa nk'uko avuye umuhungu ntaba agomba kumushaka kuko wamubereye nyina muri byo ndetse n'umusore uvuye umukobwa ntaba agomba kumushaka kuko wamubereye se muri byo yego twiro byararenze ubukwe turabukora byaje kugeye nyine dukora ubukwe ariko tukimara kubukora ntabwo yigeze agira amahoro ahubwo yahoraga afite ikintu ngo kidiha mu mutwe cyane noneho kimumerera nabi bukeye rero hari undi muntu wari ufite ivuriro nk'iryo dutembereye kugira ngo tumuganirize tumubwire ibibazo uko bimeze noneho aratubaza ati ese ubundi kugira ngo umubane byagenze gute tumubwira nyine uko byatangiye n'uburyo yamvuye tukanabana arambwira ati rero ijambo yambwiye ati Imana yarabakunze yavugaga Imana yo mu ijuru ati kuko ubundi mwagombye kuba mwaranapfuye kuko mwakoze ibizira ndetse ibihe ati rero niba yakuvuye ntiwagomba kumushaka kuko yakubereye nyoko muri byo none waramushatse ariko noneho kubera ko mu gihe uhumeka nabarangira ahantu hari udukuriye yego noneho umuntu udukuriye akariwe musanga noneho akabagira inama yego ubwo twagize vuba nawe tujya kumureba tugezeyo dusanga mu buhamya burambuye ngiye gutanga ari niyo mabanga ngiye gushyira hanze yashyire hanze rwose ibyo ngibyo birazamo buri wese akurikire araza kumva ibyo ari byo sawa kandi ibyo nshaka kuvuga ntabwo ari byo numvise yego nibyo nakoze wowe
Yewe nari mfite ivuriro ryabo nabivuze. wiyicariye aho. Ni ukuvuga ngo iyo mihango yo gushinga ivuriro bayinkoreyeho, narabibonye neza ndabikurikirana n'umuntu mukuru, turayitangira turanayirangiza. Yego. Nibyo rero nshaka kugira ngo buri wese ukurikiye ibyo bintu bitega amatwi araza kubyumva neza uko biri. Sawa. Kandi numva n'igihe cyaba ari iki. Yego, ni iki rwose. Ni ukuvuga ngo rero abo badayimoni kugira ngo mbajyemo narabanje ndarwara. Ariko mu kurwara nari ndwaye ya ndwara nyine nababwiye nyine ya gakondo. Yego. Ni ukuvuga ngo bari barantereje imyuka mibi ya Nyabingi. Ya Nyabingi. Gerageza kwivuza mu kizungu, mu baganga ba kizungu hose, ariko biranga by'ubusa. Ubwo rero nibwo umukecuru wanjye icyo gihe nagiye mbonye binyobeye ubwo nabaga mu mujyi, bagera namubwirane rero nararwaye mushaka ukuntu mumvuza. Arambwira ati rero haruguru hari umukobwa uvuza amasengesho, ati twagiyeyo tukumva. Narasindagiye kuko nemeze nabi, turajyana tugezeyo. Uwo mukobwa yavuriraga iwabo, ariko iyo myuka niwe yari ishingiyeho. Noneho yaragiye ahamagara, yanjyanye aho bita mu Rugege. Mu Rugege ni icyumba baba barubatse, noneho bagashyiramo ibikoresho byabo, ndaza kubigeraho. None hanjyanamo, amaze kunjyanamo ahamagara iyo myuka, ya myuka iraza iramanuka ikamwuzura nyine akayuzura nk'uko abakristo dusenga tukuzura abakristo buzura umwuka wera. Niyo myuka nayo ba nyirayo barayuzura cyangwa se irabuzura. Noneho iyo myuka iraza ivuga ko ari Nyabingi bantereje, ariko bazamvura. Kwivuzayo ni ukwizera, kuko nta bintu by'imiti bajya gushaka bahira bagivuguta oya, ahubwo kwivuzayo ni amasengesho yabo nyine bwite. Kuko iyo ugezeyo bakwigisha uko usenga, bo babyita ngo no gusaba. Ariko gusa yanjye yose yo kubaho. Ubwo rero ikingejeje hano ni ugutanga ubuhamya bw'imyuka mibi nahozemo, yitwa abarangi. Yego. Abandi bayita abarungi, ubundi ni abamarayika, ubundi hari n'abo numva bavuga ngo ni shweko. Ubwo ni ukuvuga ngo n'abacwezi. Ibyo byose ni ikintu kimwe. Hari abamarayika, abarangi, shweku, abacwezi, ngo n'abarungi. Ni ikintu, iyo myuka urayizi, wayinyuzemo mu gihe cyo kujijwa kwawe, doke ntacyo utazi. Ntacyo ntazi. Ayo mabanga yose ugiye kuyashyira hanze. Ayo mazina yose mvuze ni ikintu kimwe ubundi. Gusa bamwe bagenda bakita uko bashaka, ariko ni ikintu kimwe. Iyo myuka rero niyo nshaka kugira ngo nsobanurire abantu imikorere yayo, kuko ihejeje benshi mu rungabangabo n'urujijo. No mu rujijo. Ubwo ndashaka kubakura muri urwo rujijo bagasobanukirwa, kuko dufite Imana. Yego. Iyo Mana ishobora byose. Amen. Nubwo waba bakubwira ngo urajyanayo umuntu wawe bamuvura kire, ariko iyo myuka ntabwo irusha imbaraga Imana. Yego. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo abantu bose bayoboke, ku cyifuzo cyanjye numva abantu bose bayoboka Imana. Ikaba ari iba muganga. Akaba ari iba nyambere y'ibintu byabo byose, akaba ari ibabera umuyobozi. Bwana Innocent, turagushimiye. Reka dutangire dusenga, uhita ugira ko utasize na kimwe ubwira abantu imikorere ya Satani y'umwijima. Abantu baheze mu maboko ya Satani, ariko Yesu yaravuze ngo intama imwe hemeye nde kugenda. Hari imitima iguteza amatwi. Mbabazi TV 3 ni urubuga rwagutse runini rurebwa n'abantu benshi. Reka tubanze dusenge abantu babyumvire kugira bikize ubugingo bwabo n'umubiri wabo. Turagushimiye Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, uduhaye umutumirwa mwiza n'umushyitsi mwiza ugiye gusebya Satani. Rero ntavuga ari wahubwo izina rye rihabwa icyubahiro, avuge ku bwa Roho, avuge ashize amanga, umushyigikire, umuhagarikire, kandi ntibimugireho ingaruka cyangwa impakte cyangwa jewe, ahubwo Mwami twishinganishije mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Gutangira no gusoza Imana iguhe umugisha. Twisema. Winjiye ute mu burozi bw'iyo myuka mibuza no kubisohokamo? Twagiye mu buhamya. Ariko mbere yo kujya mu buhamya ariko numvaga nasoma ijambo ry'Imana mu Matesalonike wa 2. Yego. Ibice byaho 2, guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4, tugasimbuka dufata n'umurongo wa 9 kugeza hari 11.
Yesu aguha umugisha rwose biremewe nibyo rwose. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Ahandi haraho birivuga ngo no guhishurwa kwa Antikristo, ariko ni kimwe. Yego. Ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwamu bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora, ntihakagire umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Amen. Ngo numubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana, ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. 11 nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo ayo magambo rero mbashe gusoma ni mu Batesalonike wa 2 mu buhamya bwanjye mwayakurikiye, muragenda mukurikira n'ubuhamya, cyane cyane ku bakijijwe baragenda bumva ibyo nagiye nshaka kuvuga, ariko n'abadakijwe nabo bumvireho, kuko intego yanjye no kugira ngo abantu bose bagire gute bajye mu ijuru. Rero yaba abadayimoni cyangwa se imyuka mibi, ni ukuvuga ngo iyo ugezeyo ubundi abantu bajyaho bagiye kwivuza, niko kazi kora, cyangwa se kuvura izi ndwara zisanzwe z'agakondo. Ntabwo ari izo ndwara, ntabwo ari malariya, ntabwo ari inzoka, ntabwo ari hypertension, ahubwo ni ukuvuga ngo ni za ndwara zo mu miryango ziriya ziterwa n'abadayimoni. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu agezeyo bamubuza imihango yose izira. Kunda kugira inyota nzamukana amazi Imana yanga, ariko se sindebe uyafite nayo nabo iyo bagezeyo barayibabuza. Ariho twasomye ngo kurya kwimura Imana hajya bakwitana. Ni ukuvuga ngo rero abadayimoni nabo bashaka kujijisha abantu, babereka ko bakora nk'Imana, cyangwa se uhamagarwa n'igitsina gabo, kuko iyo ugezeyo bakubuza kiba kitoroshye ibi nyine babuza ndagutahura Imana, ariko nyine abagabo bose kubandwa, guterekera, kwiba, ariko benshi turi babi. Ibyo byose mbese muzi mubujijwe mwebwe abakijwe cyane cyane. Hari undi mupapa narindi kuri kodinga rero, iyo myuka mibi niyo mpamvu nayo itegeka ugiye gutangira iryo vuriro kureka ibyo byose. Umusirikare mwabo ariko nta kindi babikorera, bari uburyo bwo kumujijisha kugira ngo ataza gusobanukirwa n'ibyo yinjiyemo ibyo ari byo. Ubwo rero ugezeyo nyine ibyo byose barabikubuza. Uwarogaga baramubwira bati uburozi bwawe bwihane, niba ari n'ubwo ubitse ubujugunye, kuko niba utabikoze ntabwo uzakira indwara yawe. Kandi koko niko bigenda, iyo atabikoze indwara ye ntikira, aguma aho ngaho agapfira aho ngaho. Ubwo rero ni uburyo bwo kugira ngo abantu basobanukirwe. Ndabizi neza ko abantu bajyayo, kuko nanjye nkibikora nari mfite iri vuriro, rya vuriro ry'abadayimoni. Nawe wagize ivuriro? Nari ndifite. Ni ukuvuga ngo iryo vuriro abo ndi mu kubwira babizi, bazi uko bakora. Rero ni ukuvuga ngo iriya mikorere niyo kubajijisha, ariko mu by'ukuri intego bafite niyo kubambura ubugingo, niyo kubarimbura, niyo kubazabatuza ikuzimu iminsi igihe cyanyu cyose cyo kubaho. Rero njye nabagira inama ngo aho hantu muveyo, hanyuma mukurikira inzira ijya mu ijuru, ariko kumenya Yesu Kristo. Kuko utabikoze wese iherezo rye ni ribi. Ubwo rero nicyo nabakanguriraga, kugira ngo ibyo bintu wenda niba arabiyemeje kubijyamo, babijyemo bazi neza ko ari amashitani abayoboye. Abandi baza kugirirwa ubuntu nabo babivemo, ariko bakurikire Yesu by'ukuri, kuko nta kuvanga. Nongere mbasobanurire, nta kuvanga, nta mana ebyiri. Oya, nta kuvanga kuvuga ngo nzajyayo ngo ariko njye no mu rusengero, oya, ntago bihura.
ni ukuvuga ngo ukurikira inzira imwe. Nyakubahwa bwana Innocent, mu Rwanda haba icyicaro gikuru cy'abarangi? Cyari gihari cyangwa se n'ubu kirahari, ariko icyo gihe mbibamo ni kera kuko mbiherukamo muri 1992. Cyari gihari, hari uwari udukuriye mu Rwanda icyo gihe, ariko ubu sinzi niba ari we ukibakuriye, ntabwo nabimenya, sinangombwa yenda kumuvuga, ariko cyari gihari. Cyari gihari. None ikindi nanone cy'amatsiko, umuntu aribaza yumva ngo abarangi ngo baravura abantu, ngo bafasha abantu. Aba barangi by'ukuri koko uhamiriza abantu babwiza ukuri, bakorana n'abadayimoni 100% nk'umuntu wababayemo ndetse ukanabikoresha? Ni abadayimoni cyangwa ni izindi mbaraga tutaramenya? Ni imyuka mibi y'abadayimoni. Yego. Ndetse abadayimoni bakaze, kubera ko abo badayimoni bose twumva hanze aha, ibitega, amahembe, za nyabingi, ni ukuvuga ngo umuntu wese ugiye afite icyo kibazo cyabyo, tuvuge wenda n'umuntu bimuterereza, iyo akandagiye mu barangi aba atandukanye n'icyo kibazo. Yego. Kuko imbaraga z'abarangi nta zindi mbaraga mu myuka mibi ziri hejuru, keretse Yesu wenyine niwe uri hejuru y'iyo myuka. Ni ukuvuga abarangi ni dayimoni ifite imbaraga kuruta indi myuka yose isigaye. Ni dayimoni ifite imbaraga, kuko ni ba badayimoni bamwe bamanukanye na Satani bwite bava mu ijuru. Bafite imbaraga rero. None wowe aba barangi wakoresheje cyangwa se abarangi wabuzi wagiye ukorana nabo, bari ku ruhe rwego? Urwego ntabwo numvise neza icyo urwego urwo ari rwo. Icyo narishatse kuvuga, uravuze uti dayimoni w'umurangi afite imbaraga zikuriye izindi mbaraga zose. Of course birumvikana. Nk'umuntu nkawe rero waba warabaye muri ibyo bihe, ukavuga uti ngewe nakoranye n'iyi myuka mibi yitwa abarangi, cyangwa se abacwezi, cyangwa se shwekuri, cyangwa se sinzi n'andi mazina numvise ubyita, bitwa n'abamarayika. Aba badayimoni uko wabavuze mu byiciro byabo, bakora bate? Ese abajyayo bagenda bate? Ese abantu basobanukirwa gute ko ari abadayimoni kugira babone uko birinda? Gusobanukirwa ko ari abadayimoni biragoye cyane ku muntu utarinjiye mu nzu y'Imana neza. Kuko hari n'abantu bagera nko kuri 3 bari abakirisitu barakijijwe, ariko bagiye bayoberayo, nyuma naje kugenda mbatarura nyine nkabavanayo. Urumva bo nabashije kumenya iyo myuka iyiyoberanya cyane mu buryo bukomeye. Ikindi nta kintu igaragaza mu maso y'abantu cyaba kibi. Ko bavuga ko basenga inzoka, bavuga ko basenga inzoka, kandi nanjye nabihamya, ariko inzoka yabo basenga ntabwo ari inzoka buyoka zimwe dukubite buhiri. Ntabwo ari inzoka wakwereka umuntu gutya, ni inzoka yo mu myuka. Ni ukuvuga ngo iyo nzoka iyo myuka ishaka kwihindura inzoka ikiyereka uwo ishaka. Hakaba n'abandi batayibona rwose, nkanjye ubwanjye icyo gihe mbayo ntabwo nanjye nayibonye, ariko nakomeje kugenda nganira n'abandi nyine twari dufatanyije uwo murimo, bagenda bambwira ko hari bamwe bagiye bayibona. Ubwo bisa nuko hari abantu basenga bakabona Imana, abandi bagasenga bakaba batarayibona. Bakagendera mu kwizera. Yego. Wavuze ko hari igihe mwafataga mugacana umuriro, mugategura n'icyo muri bushyire mu muriro, ndetse mugakoresha ibishikashike, ndetse muhakabaho gushikura no kwahira biriya bintu. Ese koko ni ukuri? Ni ukuri. Naje gusanga ariko gusenga, kuko ubwo mperutse ku bandi Ugande, naje gusanga gusenga ko bavuga ko ari ugusaba, ntabwo bavuga gusenga, bavuga ngo ni ugusaba. Ni ugusaba. Kandi iyo myuka nayo yaturutse Ugande. Yego. Ni ugusenga rero. Nicyo kigukiza, nta kindi. Ubwo rero ngezeyo, uwo mukobwa nyine hamagaye iyo myuka iravuga ngo izamvura. Ntangira kwizera, kuko kwivuzayo naho ni ukwizera. Ntangira kwizera, banyigisha uko nyisaba cyangwa nyisenga, nkajya mbikora. Noneho ubwo naje koroherwaho. Koroherwa rero nohewe nko mu byumweru nka 2 gusa. Mu gihe nari nananiwe kurya, imbaraga zarashize, ntangiye kongera kugira apeti no kurya no gusubira mu kazi. Mu gihe cy'ibyumweru 2. Mu gihe cy'ibyumweru 2. Ubwo rero
ibyo birangiye kuko ubundi umuntu uje kwivuza yarembye abayo nk'ibitaro. yego uje kwivuza akanyakanya yivuza ataha. ubwo rero n'ubundi nuko byagenze. ubwo maze koroherwa nivuje ntaha. noneho ndivuza yewe ndanakira. yego maze gukira biba ngombwa ko wa mukobwa wavuraga aho ngaho yari akiri umukobwa nanjye nkiri umusore tuza gupanga ibyo kubana. yego tunabigeraho. ariko mu kubigeraho byende yatubwiye ngo Imana mbese yaraturinze nawe niko yatubwiye. yaratubwiye ati ariko hari amahirwe y'icyakorwa kugira ngo iri kosa mwakoze riveho. yego yaramubwiye ati wowe mugabo ni ukuza ukicara hano ukavuranwa n'abarwayi ba hano noneho bikagaragara ko utavuriwe hariya tugahanagura ikosa rya mbere. yego mu by'ukuri ntacyo n'indwaye nari narakize ariko nagomba kuza aho ngaho nkavurirwa kimwe n'abandi. yego nuko byagenze. naraje ndahicara mpamara naho ibyumweru 2 ndibuka. bishize barambwira ngo ikosa rirarangiye. ngo ariko nubwo rirangiye umugore wawe abarangi baramukunze ntiyabaho atavura. iwawe agomba kubivura nawe ukavura. bo nahise mbyakira vuba. maze kubyakira bantegetse rero ibintu ngomba kugura byo gushinga iryo vuriro. ni ibintu birimo akameza kadakoze neza bagura mu isoko. harimo intebe za zindi zegamirwa, hari intebe bakunja bakanegamira. bantegeka kugura imikeka kuko niyo bavuriraho abarwayi. bantegeka kugura icumu naryo riba ririmo icyansi ndetse n'agatasi kagufiya. ibyo byose ndabishaka ndetse n'ingoma. ati nubibona uzaze utubwire ko ibyo bintu byabonetse. maze kubishaka maze kubyegeranya ndavuga ni bya bintu byabonetse. ubwo rero iyo byabonetse baza gushinga ivuriro. abagushingira ivuriro nabo ngo bakuvuye. ubwo birumvikana abo ngo bahanaguye iryo kosa no baje kudushingira ivuriro. yego noneho iyo baje gushinga ivuriro baza nk'uyu munsi kuwa mbere. uyu munsi kuwa mbere urabakira ukabagaburira ukabasasira nk'abashyitsi. ndetse icyo gihe nibuka twari twatumiye n'abandi bafite andi mavuriro nk'ayo bagera kuri nka 4. none ubwo bose bari baje nyine tubakira gutyo turarana aho ngaho mu rugo. yego noneho bujya gucya kuri ya saa 9 abakristo barabyumva neza saa 9. yego nibwo twazindutse tujya kuri uwo musozi wo nguwo. ntabwo twimuka ngo tujye ahandi. ni kuri uwo musozi wo nguwo saa 9 z'ijoro. saa 9 z'ijoro. noneho turasohoka tujya kuri uwo musozi. nabwiye ko twari twatumiye abandi bantu bafite ayo mavuriro. ubundi babita abahereza. yego ariya mavuriro bayita ivuriro baryita ururembo. ururembo. noneho ubwo abo bahereza bagize nyine ayo mavuriro nabo bose bari bafite twashatse udufuka. buri muntu agafuka kariya kavamo umuceri cyangwa isukari ka kilo 25 50 kakavide isukari umunyu. isukari cyangwa se umuceri ariko kakavide nyine byavuye. tujya kuri uwo musozi. noneho uje kudushingira ivuriro yagiye imbere yacu. we nta kintu aba afite ahubwo agenda imbere yacu we akagenda akora ku byatsi. ngeze handi wambaje cya kibazo. yego agakora ku byatsi agenda imbere gato agakora ku byatsi akoze intoki ze. yego yamara kuzigukoraho ba bandi ngoma muri hafi na hafi ye mugahita mufata ku bya byatsi akozeho mugashikura rimwe. gushikura rimwe ni umuti gikomeye. nta gushikura kabiri ugurarekura ahubwo yihutiye gufata ibindi. yego gushikura rimwe ni umuhango. shikura rimwe dushyira muri mufuka. ushikure mushyira muri wa mufuka turazenguruka nta cyatsi anyuraho ndetse n'igiti cyoroheje turiya duti tumera dutoya. ndibuka ari n'ahantu twanyuze harunze n'ibyatsi bahiye barunda hasi navyo yakoze turabiyora. ubwo rero turangije twuzuza imifuka. mwari nka bangahe? twari nka 6. yego kuko jewe n'umugore nabo twatumiye bagera kuri 4. nabo bari mu bihano nk'ibyo urimo? oya ntago ari ibihano. bari bagiye kubatira. donc bari baje ni nkaho ivuriro. yego ni nkaho umupasitori bagiye guhabwa
gusengerwa ku nshingano bagatumira abandi bapasiteri. wari ugiye guhabwa inshingano. Nanjye guhabwa inshingano. Noneho ya mifuka imaze kuzura twasubiye mu rugo. Urumva nyine yari yatashye kuko ni operasiyo yihuse kugira ngo butabakeraho. Yego. Noneho dusubiye mu rugo rwanjye, urumva ni urugo mu giturage, twari twubatsemo akandi kago karasotuyemo kabiri. Ka kago niko twakoreyemo iyo mihango yo guteka bya byatsi. Ibyo byatsi rero uko babikora kugira ngo bivemo umuti, bya byatsi twahereye ku mufuka wa mbere dutsindagiramo muri cya kibindi. Urumva ntibyagiramo rimwe, ariko baracanira umuriro ukabitwikiramo imbere, byamara kwika bagatsindagiraho ibindi, gutyo. Twacaniye umuriro kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa 9 z'umugoroba tugicanye. Noneho rero ubwo turangije iryo vu ariko ubwo ntibyari ibyatsi gusa mucana, hari n'inkwi nyine, ni uwo mushu twabanjemo nabyo yatsi dutsindagiyeho gusa. Noneho turangije ubu urumva nyine byabaye ivu, ariko ivu ritanoze. Iryo vu ibyo byatsi byahiye nibyo bavanamo bakabishyira ku urusyo rwa kinyarwanda. Ndarubona rusya ibigori cyangwa n'utundi tuntu. Ariko runo bashyiraho ingasire. Ndarubona. Noneho basya bya byatsi babihindura akavu kanoze. Ako kavu niko kavu bashandaga abarwayi bakize. Kubatsirika. Bamwe bavuga gushandaga, abandi bakavuga gutsirika. Ni ukuvuga ngo bafata urwembe, bafata urwembe bagakata hano ku mpuza, hano ku rutugu, indasago, urusago nyine, bakaminjiramo ryavu. Birimo wa mushwi n'ibyatsi mwahiye mugenda muvuga ya magambo. Ubwo rero uwo ni wo muti wo gushandaga abarwayi. Yego. Ubwo uvuze ko hari umudayimoni bagutongera witwa umucwezi. Yego nyine, iyo bagushandaga nyakwe ko bagukeba gutya, noneho urumva iyo bakuje urwembe nyine harakomereka, noneho bakajojoberezamo akafu ka bya bindi byose nyine byavuye muri cya kibindi, noneho bakavuga ngo tugushandaze umucwezi wo kujya kurinda. Yego. Ni nkaho ari nka telekomande, mbese reba ko telekomande ikora. Ndayibona. Ubwo basigaye bakuyobora no bakuzana uko bashaka. Yego. Nuko bakora. Yego. Noneho uwo ni wo muti rero wo gushandaga abakize. Yego. Noneho tugiye ku muti wo kuzana abarwayi kugira ngo baze kwivuza muri ravuriro. Yego. Uwo muti nawo ugizwe nawo n'ibintu bitatu. Ugizwe n'ingata yo mu isoko, ikirabyo cy'umuko cy'ikinege, n'icyatsi cyo ku nzu y'umushingwe. Abakiri bato b'urubyiruko batwumva, ururabyo rw'umuko w'ikinege twawusobanura gute? Inzu y'umushingwe nayo bayumva gute? Urumva ni ikinyarwanda cy'umuntu ukuzura umusaza kandi twemera. Wabisobanura gute ibyo bintu? Ndabisobanura, ntabwo nabivuga gutyo. Ariko komeza. Sawa. Ni icyo rwose. Ni ukuvuga ngo ingata yo mu isoko, abantu bose ibyo ari byo byose, wenda n'uba mu mujyi cyane ajya atembera no mu giturage. Yego. Ingata yo ntawe utayizi. Ingata ntawe utayizi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu azanye igitebo cye cy'imyumbati cyangwa cy'ibijumba, araza akagitura mu isoko aje kukigurisha. None iyo amaze kugurisha, icyo atwara n'igitebo cye cyangwa umufuka we, ariko ingata ayitaho. Noneho iyo ngata rero, wa muntu washingiwe ivuriro niwe ujya kuyizana, kuko nta n'undi muntu ayituma. Urajyana rero ugiye kuyizana, ntabwo niwe wagiye kuyizana, ni njye wagiye kuyizanira. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugenda ngo ugure nk'igitoki ukiyikoreze. Oya, ujyana agafuka, ujyana ambaraje, ujyana igikapu, ukayifata ukayishyiramo. Uwo ni umuti umwe wabonetse ubwo. Yego. Tujye ku nzu, tujye ku mushingwe. Yego. Ushobora kumbaza ati ese umushingwe niba yubatse urugo rwe akaba yaranarupavomye, yego, ibyatsi urabikura he? Ni ukuvuga ngo umushingwe ntabwo abashingwe ngo bakunze kuba benshi, ariko uramuperereza ukamumenya. Iyo umaze kumumenya uragenda ukinjira mu rugo iwe. Iyo umaze kuhagera ushaka uburyo, burya hari nk'izina ridapfa kuboneka, ukavuga uti ndashaka kanaka uyu n'uyu. Yego.
bandangiye utuye hano noneho abantu bagashaka mu gihe bagishakisha icyo gihe uwatoraguye akambi warasheka akazima twa tuntu abana bakinishije twatsi tw'udupapuro tw'iki ntabwo abura akantu utoragura mu rugo aho ugeze. Umushingwe ni muntu ki rero komereza? Umushingwe ni ubwoko nk'uko bavuga umusindi, umuzigaba. Sawa. Umubanda, abega, abazigaba, abacapa, ibintu nk'ibyo. Nawe ni umushingwe. Noneho rero iyo umaze kugafata ubwo ubasezera ukababwira uti reka nkomeze nshakire n'ahandi. Ariko icyo washaka icyo wari ugendereye wagifashe. Yego. Ni ukuvuga ngo ni akantu utoragura muri urwo rugo. Ako nako waragahize urakabona? Nako nagahize ndakabona. Icya gatatu ni ikirabyo cy'umuko cy'ikinege. Umuko ni igiti. Wenda bamwe ntibakiza ariko umuko ni igiti. Bamwe ngo ni umurinzi. Bamwe bavuga ni umurinzi kuko byakoraga mu bintu byo guterekera bya kera no kubandwa. Abantu bagiye ibwami barawuza umuko. Noneho uwo muko nakuye ko ari warabijeho ikirabyo kimwe cy'ikinege. Ariko subaho ubaho nyine neza sinashingwa icyo kintu kitabonetse. Ni ngombwa ko uhiga uwo muko kugeza ikirabyo kimwe kibonye kandi w'ikinege. Urakigendera koko nzi ko umuko iyo urabije iri shami rirarabya n'iri rikarabya. Ariko burya nawe tumaze kuganira ugiye ureba nko cyane wenda utemera nk'abantu haba ibisambu wazajya nawe ukawubona nungu iyo ntambuka hari igihe kubita nk'amaso ku muko nkabona ndakibonye. Ibiteke ari cyonyine n'ururabyo rumwe ntabwo gipfa kuboneka nyine ariko kiraboneka. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nawo warawuhiza urawubona. nawo icyo kirabyo nacyo nakigendeye ndakibona. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ukibonye nacyo urakitonda ukagenzura ko aricyo cyonyine kugira ngo utaza kwibeshya akaba ari ahandi wenda hihisha urundi rurabo. Wamara kubona ko ari kamwe ukagenda ukagafata ukagakomeza neza ugashikura rimwe. Gushikura rimwe ni umuhango. Ushikuye kabiri biraba bipfuye. Oya ntago iyo ugize rimwe kumva biranze ubwo uvaho ukazajya gushaka ahandi hari ikindi. Icyo kirabyo kindi. Wamara kwibona ko ari bitatu rero urabizana ukabyegeranya ukabishyira ku nkoko. Noneho hagati y'umugabo n'umugore hari ufite impano yo kuvugirwamo n'abadayimoni. Ufite iyo mpano rero niwe uzinduka kare nababwiye ko ngo ari umuti wo kuzana abarwayi. Yego. Akajya mu muryango wo hanze. Uwo muryango akawuhagararamo areba hanze. Yego. Kandi kondisiyo yindi agomba kuba ataragira ijambo avuga kabone n'uwo bararanye no mu buriri. Yego. Nta jambo bari yakavuga. Yego. Iryo ari ryo ryose. None akajya mu irebe ry'umuryango ureba hanze bya bintu bwa bamaze kubishyira ku nkoko akabishyira imbere ye akabivugiraho ati hano hari isoko ry'abarwayi. Yego. Akavuga ahamuje mu mutwe hose mu gihugu. Ntabwo ari ngombwa ntabwo ni wa muntu ufite impano yo kuzura abadayimoni. Yego. Akavuga ati hano hari isoko ry'abarwayi akavuga mbese hose aho ahaje mu mutwe hose. Wavuga Ihuye, wavuga Nyamagabe, wavuga Muhanga, Musanze, Gakenke, Burera, ibintu nk'ibyo ahaje mu mutwe. Ukaba wamara nk'iminota ingahe? Iminota yo nta yegenwe. Ubwo urangije kumva uhavuze aho wumva hakurimo hose ubwo birangiye. Biba birangiye. Noneho bya bintu uba wateguye ahantu uri bubishyire nko mu nzu nko hejuru y'inzu iri nk'ahantu mu gikari. Ahantu hiherereye. Kuko ibyo bintu nta muntu ugomba kubikoraho wundi uretse wowe. Ni ukuvuga ngo babikora iminsi 3 gutyo. Muri iyo minsi 3 ntabwo ugomba kugira ahantu ujya kure kugira ngo imvura nigwa ni wowe ubyanura nibwira ni wowe ubyanura. Ngo kuko bimeze ibyo bintu byose warabikoze wowe. Ibyo nabikoze. Ni ukuvuga ngo ya minsi 3 irangiye ubikora gutyo nkuko nabikubwiye. Uzinduka saa 9 z'ijoro ni saa 9 ntabwo isaha wica. Wibeshye ugasinzira se. Wenda aho sinakurikiye. Wenda ubwo kwibeshya nyine wenda bacuye ko wibeshye. Ariko keshi ntibibeshye. Ariko urumva umutima niho buri. Kandi iriya myuka nayo ifite ubushobozi bwo kugukangura. Noneho bya bintu urumva ababitereka ahantu akazuba kabivaho. Yego. Noneho biba bimaze kuma. Noneho afata akabiriti akabitwika. Iryo vu ari niryo apfundika mu gasashe. Inzu ifite kostara wera nk'uko iri ifite ni ukuvuga ngo afata ka kantu yapfunditse muri ka kavu akakanaga muri kostara. Iyo nta kostara arimo afata akantu k'agatindo agacukuramo akagahomeramo. Arabyibuka bibaye ngombwa ko yimuka ka kana agakuramo akakimukana abahazi. Uwo ni wo muti wo kuzana abarwayi.
ya nzu urimo ukagenda uhomeramo utuntu. oya ntabwo ari twinshi ako konyine karahagije agapfunyika kamwe kandi ukagashyira hejuru y'umuryango wo hanze kugira abinjira kandi ukagashyiramo imbere mu nzu ntabwo ugahomera inyuma ugahomera imbere mu nzu yego noneho rero uwo ni wo muti wo kujya gute kuzana abarwayi yego nicyo gituma ushobora kuba uri kumwe n'umuntu nk'ubu ku manywa ejo mu gitondo ukumva ngo kanaka yasaze yahuye na ya myuka yoherejwe niyo mpamvu burya abantu badakijwe bafite akaga noneho turajya ku mafaranga yavuriwe kuko hari abantu nubwo bavura ariko bavurira amafaranga gusa ntibavurira angana ni ukuvuga ngo uko uje uhagaze bagucangana nk'uko uri yego noneho amafaranga rero yavuriwe ntabwo agomba hari ibyo atagomba gukora ntagomba gucuruzwa gucuruza uko ariko kose ngira ngo abantu barabyumva gucuruza ubwo ni nko kutayakoresha ibiki n'ibiki kugura akamoto nk'aka ugashyira mu muhanda kakaverisa gufata gukora akabutike gukora iduka kubaka inzu ikodeshwa byose ni ubucuruzi ayo mafaranga ashobora kugura akaba menshi yabaye menshi ushobora kuyarya uko ubyumva ariko ntuyacuruze ushobora kuguramo imyambaro ushaka y'igiciro rwose ushaka ushobora kugura imodoka ariko iyo modoka niyo kugendamo n'utwo ukamuha lifiti moto nawe ikaboko ariko gucuruza uko ariko kose ntabwo byemewe baba bari buguhombye uramutse ubikoze oya niyo kondisiyo yabo nicyo bagenderaho icyo gihe iyo unyuranyije n'ibyo bakubwiye nabo bafite ibihano nka kwa kundi nawe wigeze uhanwa haba hari ibihano noneho rero ni ukuvuga ngo ubwo ni ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ntagomba gucuruza uko ariko kose ngibyo rero ngayo rero iby'abadayimoni ngayo amabanga y'abadayimoni noneho rero uko naje kuvayo ushobora kwibaza mutese wavuye yute yego kugira ngo n'abanyumva bamenye ko ibyo bintu bashobora kubivamo kandi bigashoboka gusa inama mbagira ubivamo abivemo neza abivemo yigire yabivemo 100%. Ntavange kuko iriya myuka ni mibi pe, ni mibi cyane. ubu ngo ugomba guhunga winjire muri Yesu neza 100%. Nkuko nawe wasohotse umaramaje gusubira inyuma. Kandi nkanabagira inama yo gusengera mu matorero y'umwuka. Ahantu hari imbaraga z'umwuka wera zishobora guhangana n'iyo myuka mibi. Ntabwo ari amadini ari yo yose. Kuko hari amadini ari aho adafite icyo yishe n'icyo akijije, ari aho gusa ari puwemoro. Ayo ngayo nabagira inama yo kutayajyamo kanza bakamenya amatorero akorerwamo n'imbaraga z'umwuka wera. Nibwo buhungiro bazabona, n'ahandi hose nta buhungiro buhari. Ubwo kuza kubivamo rero haje kugera igihe maze cyane maze guteka tumaze guteka wa mushwi. Nahise mbona ko ntabwo nagakizwa nta n'ubutumwa bwiza ni nakumva. Ariko umuntu wese yabakijwe adakijwe ziko hari Imana akabaho na Satani. Nahise mbona ko nkorera Satani. Nahise mbibona mu gihe ubwanjye. Guhera icyo gihe mbura amahoro. Ariko ibyo nkomeza kubikorera kuko nta yandi mahitamo nari mfite yo gusohoka. Kuko nabonaga uburyo iyo myuka yisora za Nyabingi nazitwika n'abandi badayimoni. Nkabona imbaraga bafite kuza umusazi yarasaze baramuziritse, ariko yakugeraho yahagera mu gihe cy'ukwezi, mu gihe cy'amezi abiri ukabona uwo muntu yabaye muzima agaruye n'ubwenge. Ibyo byose byanyereka ko abadayimoni bafite imbaraga nta hantu ho kubahungira. Noneho ubwo nubwo nabikoreraga ariko nari nararangiye. Hakurya y'iwanjye kundi musozi hari eglise bita Eglise Dodier. Na abantu nyine basenga. Barazaga rero bakaza bagakora amavuna kuri uwo musozi. None bakaza kuri ya saa 9 natwe twavuzaga ingoma. Bakavuga ngo baragowe abanyabyaha banze kubireka ngo bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Iyo chorus turayizi. Ako kanya ngahita numva nibyo bicaye hejuru y'umuriro. Iyo chorus nawe bari kubwira. Iyo chorus yarantwikaga bihagije. Noneho urumva nyine nkomeza nyine kubaho gutyo, ariko Imana igira umuteguro. Noneho hari mukuru wanjye wabaga Ikibungo, yari mukiyeyo. Aza kugaruka ariko yarakijijwe kandi twarahoze tubibanamo. Noneho amaze kuza
yaje mu mugoroba hari nka saa moya, dore ko hano nari ntuye n'intuye n'iwacu neza hafi na hafi, yego, ku buryo ibyo bavugira mu rugo mba mbyumva ndi mu nzu. yego, noneho numva arashuje, ndamwumva, numva aravuga ibyo barokore njya numva, ba bandi baririmbaga. noneho mbwira umugore ntari ko ntikanaka wamwumvise, ati namwumvise. Ntumvise ko yakijijwe, ati nabyumvise. Niko numva nanjye nkijijwe, nuko nahise mubwira, nta nanjye najyaho no kumusuhuza. Nawe ambwira irindi jambo rikomeye, yarambwira ati nanjye nuko nanjye numva nanjye nkijijwe. Nawe yari yaratsinzwe kugira ngo mbimubwire ntawe nabituruka, nawe kugira ngo abimbwire ntawe yabikura. Turaho gusa Mwaramaze kugwa hagati na hagati. Poemo. Noneho twasohotse tujya kumureba, ndamubaza ni biti, ati ni byiza. Siko nuvuga amagambo nk'aya barokore njya numva. Ati nibyo koko nakijijwe. Wakijijwe gute rero? Ati nakijijwe nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza. Ati ngo bajya baduhamagara twagutwikira za Nyabingi. Ni za Nyabingi kuba mujya kuzitwikira birumvikana ko natwe turazirukana babizi. Atari ko ati Yesu ari hejuru y'ibintu byose. Ntambo noneho rero ejo tujye nuva hari kuwa 4, rero kuwa 5 tuziriranwa. Wiri kumbwira Yesu nguwo. Yego. Nuko byagenze, yaraje turiranwa, yari yadusanze, yamikeka nabwiraga abavura abarwayi ubu nta kindi kintu ikora, twese tuyitoneraho amashaza twari twejeje. Ubwo twatangiye kubitesha agaciro. Yego. Atubwira Yesu turamwumva. Birangiye hari kuwa 5, kubera ko nakoreraga mu mujyi Muhanga, hari bisi yavaga mu Ruhengeri ihita iwacu. Ndavuga nti ejo kuwa 6 nzategera bisi njye kuzana abarokore twiganye bariyo baze bamfashe gutwika bino bintu. Yego. Wowe ubwawe. Yego. Noneho ubwo ngiye gutega bisi rasaya cyari igihe cy'imvura. Ntiyaza. Itaje ko umuntu ufata icyemezo. Ndavuga ni Yesu ibintu bigomba gutwikwa. Hepfo iwacu hari abarokore b'abaporoso. Yego. Noneho ndavuga nti aba barokore ndabazi, nabo ndagenda mbabwire bazazi ibintu babitwike. Byarakiye ku cyumweru njyayo. Yego. Nterana nabo. Maze guterana nabo babagiraga amateraniro 2, iteraniro risanzwe nyine ry'idini, ariko bakagenda nakinyuma kumudendezo wabo. Noneho turangije rya mbere ndababwira narinje kugira ngo mbabwire muze kumfasha gutwika bya bintu by'iwanjye. Barambwira bati reka tukubwire, bati ntuzane imikino, niba byemeye wafashe umwanzuro turaza, ariko niba nta mwanzuro wafashe rwose mubyihoreye, kuko ibintu byakugirira nabi. Ninafashe umwanzuro namara amaji. Bati hangane gato turaje. Bajya muri wa mudendezo bawukora kanya gato cyane. Barangije barongera bamaza bati wiyemeje tuze. Rwose ni muze. Bahereye amakora saho ngaho. Ariko amwe y'umuriro. Kandi n'urugendo rw'iminota nka 30 uhava ugiwa aho nari ntuye. Yego. Noneho batangira amakora saho, batangira bitera hejuru cyane. Kuba wumva nengikizwa, ndavuga ntaba bantu rero ntago ndi bugendane nabo, niko ibintu bakora ndabona birenze. Kumva ntago ni nakizwa nyine. Ariko ubu warabisobanukiwe. Ariko wanjye mu rugo bari bahazi. Yego. Ubwo nagiye imbere yabo. Ariko bazi inyuma yanjye, ariko ya makorasi ntago ugize bayihagarika. Noneho bagera ku bantu, abantu bakabakurikira. Yego. Bagera handi bakabakurikira. Yego. Bageze iwanjye ari nk'amasoko nk'abiri ahari muri, ku buryo ntibakwiriwe no mu rugo, kandi hari hagari bamwe bagenda inyuma y'urugo. Batira amakorasi. Barangira bambwira bati twereke aho wabyubakiye. Yego. Ndagenda batungira agatoki ni hariya, mbona umwe aragiye, hari poperine igitambaro cy'umweru cyera cya poperine gishya, twabaga twakinze nyine umuryango nk'irido. Mbona arakimanuye, bari bamaze gucana umuriro hanze, jugunyamo, azana za ngoma na ya ntebe na ya meza, bya bintu byose nakubwiye. Yego. Byose aroha mu muriro, baravunagura baroha mu muriro, baratemagura, baratwika ivu, barayora bajugunya muri toilette. Baradusengera. Baranatubwira bati noneho mujye kwiga igice cy'umubatizo. Oya. Bati noneho ibyo byari bitaraza. Bati noneho bati turagiye, ariko ntihagira akantu kazajya muhura nako mubona mudasobanuye cyangwa kabateye ubwoba, mujye mutubwira turi hafi. Yego. Ubwo rero umugore kubera ko ari we abadayimoni bari bashingiyeho, yajyaga, ubwo ni nawe bavugiragamo bya bindi wavugaga. Yes. Yari afite impano yo kuba bamuvugira. Yego. Yavaga mu cyumba ajya kwinjira mu kindi akumva ikintu cy'icyo. None arangije agenda ababwira ati bimeze gutyo. Baramubwira ati uwo umudayimoni utaragiye, ahubwo ngo no tugusengere.
yaragiye ngewe ubwo nabaga nagiye nyine mu mujyi gushakisha yaragiye baramusengera iminsi 3 muri kwa kumusengera ku munsi wa gatatu ngo baramuhinahinnye hafi kumwica kuri yazanye n'ibyo bitufuze ariko umudayimoni wa murimo avuga ati ni ngewe murangi wari umurimo nashaka kuzamwica ariko birananiye ndigendeye ugahita agenda undi ahita yuzuza umwuka wera hasigara za mbaraga ziruta izindi zose yego noneho ubwo ahita yuzura umwuka abari baduhaye iryo vuriro baratubwira bati cyangwa se ni intumwa batumye yego bati abo bantu bumvise ko twabitwitse tubahaye ibyumweru 2 baba bamaze gupfa cyangwa basaze ntabwo bibeshyaga kuko iriya myuka ifite imbaraga ifite ubushobozi bwo kubikora ntabwo zari burage ntabwo byari burage ubwo butumwa bwabo bwatugezeho mubona ko nyine nta mikino ariko hari ikintu Yesu yari yadukoreye yari amaze kutwambika imbaraga nta bwoba twigeze tugira ahubwo twagumye kwisengera Imana kuva icyo gihe badutuma ubwo butumwa twari dufite abana 2 abo bana nta kintu wabaye n'ubu barahari natwe zacu turahari n'umugore ubu uramufite n'ubu nta kibazo ni ukuvuga ngo rero ntacyo abadayimoni b'abarangi badutwaye yego ndatekereza ko abanyumvise bumvise ibyo mvuze bafata umwanzuro niba ari abakunda ubugingo bwabo bakabukiza ubuhamya bwanjye ni uko nguko bumeze naho Yesu yankuye turagushimiye bwana Innocent umwanya utanze cyangwa se umwanya uhaye abantu ku Mbabazi TV 3 abadukurikiye ku migabane yose cyane dushimira Rwanda Urundi bakunda kudukurikira nukuri twavuga ngo Imana iguha umugisha tumusangire amen kandi nibisigaye Imana ibidukorera rwose ibyivangemo cyakora wavuze byinshi ngira amatsiko yo kuza kandi harimo n'ababisabye kuzasura umupfasoni wawe cyangwa se umugore wawe niba atinyuka kuba yahagarara nawe agahamya simbizi ariko umubwira uti Mbabazi TV 3 hari igihe izagusura rwose ni amahoro sinzi rero ko watwemerera hari abantu bavuga bati uyu musaza ibintu avuze nibyo bakaba bifuza nimero yawe bagashaka no kukumenya cyangwa no kuba nabo wabasura cyangwa se no kuba wabahamiriza no kuri telefone mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ngewe nkuzi nka Innocent ukorera mu mujyi muri etage nziza cyane hano mu mujyi rwose ville ku Muhima ubundi kera ngo bahitaga ku Muhima nawe urabizira ntabwo mbizi icyo gihe ngo hitwaga ku Muhima ngo hari ahantu habi pyisi cyane noneho rero ibyo ntabigarutseho ariko ni amateka natwe dusoma aho abantu bifuza kudodesha imyenda cyangwa impuzu mu Kirundi aho baherereye hose uyu musaza Innocent arakuze ni umukristo ukaba ukeneye kudodesha umwambaro wakambara wifuza mu buryo ubwo ari bwo bwose uyu musaza mpamya ko ari byo aherereyemo ntabwo ndi buvuga iby'ubukristo wabyiyumviye simvuga uko yagiye atambuka hirya no hino yabyivugiye ahubwo agiye kuduha nimero ziwe nukenera ubuhamya nukenera serivisi y'ibijyanye n'ubutayeri cyangwa se ukaba wifuza nanone mu buryo bumwe bwo kumushyigikira no mu nkunga iyi ni Mbabazi TV 3 n'ikibereyeho ni urubuga nyine runitwa Imbabazi zikaba zikurimo ukaba ushaka gushyigikira cyangwa gufasha bwana Innocent sinzi ko watwemerera ukababwira nimero za telefone warangiza ugasengera abantu bumvisha ubu buhamya bakabasha nabo kuzava mu maboko ya Satani kuko benshi babyumva bayarimo nibyo nimero kuzitanga ni ngombwa kuko hari abashobora kuba bankenera bangisha inama hari n'abandi bashobora no kugira ngo mbafashe ko uranakuze no mu myaka ubwo rero nimero yanjye ni 0782 82 666 666 21 21 nanone ubwo wakongera ukazisubiramo 0788 666 21 yitwa Innocent rero ngira ngo ni nayo amazina yabibaruyeho nayo cyane sawa ubwo Imana ibaho umugisha twaguha umwanya ugasenga tugasoza
ndagushimye data wera, amen, ushimiye ko Imana ishobora byose, haleluya, uri Imana ikiranuka, uri Imana yantabaye ndetse yatabaye n'abandi benshi, uri Imana n'uyu munsi igitabara abantu. Nuko rero mwami mwiza ndakwinginze kubw'ubuhamya bubonetse kugira ngo ubwumvise wese bukore umurimo ukomeye muri we wo kumuhindura, kandi n'abatarakumenya barushaho kukumenya. amen, Imbaraga n'imbabazi bibasange, amahoro menshi ature mu mitima yabo. yego, Mushimiye rero ko ugize neza ukaba umpaye n'uyu mwanya wo kuboneka imbere yawe, ni ugukomeza rero gufasha n'iyi studio kugira ngo nayo ikomeze gutambutsa ubuhamya cyangwa se ubutumwa bwiza kugira ngo abantu benshi bahinduke, yego, bityo imbaraga z'umwuka wera zisakare muri benshi. yego, Mushimiye rero kuri Imana yacu kandi iteguye gukomeza kugumana natwe. yego, Urakoze Kristo ugira neza, ngo byose rero umanukiye kubikora guhesha izina ryawe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu, amen. amen. Turagushimiye Bwana Innocent, aha ni mu rugo wakoze kudusura, ukaza mu rugo kusura, n'ubundi ni karibu, nubwo waba utaje aha n'ababyumva, uri inshuti yanjye, wagufasha ninjye abafashije, kandi nawe wafasha, ni umurimo w'Imana uri gukora. Twebwe twese hamwe rero reka dushimira abari bakurikiye Imbabazi TV gatatu, bwari ubuhamya bw'umugabo uhamya by'Imana mukore naho yamukuye, witwa Innocent. Turagushimiye Innocent, Imana iguhe umugisha cyane. Twese hamwe. Merci beaucoup.